waba ujya wibaza impamvu abakobwa benshi bababara cyane mu gihe bari mu mihango? Ese ubwo buribwe burasanzwe cyangwa hari ikindi kiba kibyihishe inyuma? Turarebera hamwe impamvu zitera ubwo buribwe, tunareba icyo wakora kugira ngo ugire imihango itakubangamiye. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Ndagukangurira gukora subscribe, ugakora ku kazogera kuko bidufasha kubana mu biganiro bikurikiyeho. Nkanakwibutsa gukora like kuko nayo ni ingenzi cyane. Ububabare bwo mu gihe cy'imihango umukobwa yumva mu kiziba cy'inda bushobora kuba buke cyangwa bukaba bwinshi bitewe n'impamvu zitandukanye zibutera. Impamvu nyamukuru zitera ububabare mu gihe cy'imihango zikubiye mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni mu gihe imikaya yo muri nyababyeyi ikabya kwikanya. Mu gihe cy'imihango umubiri urekura imisemburo yitwa prostaglandine. Izo prostaglandine zituma imikaya nyababyeyi yikanya ngo imihango ariyo maraso abona uko asohoka. Uko kwikanya, uko yikanya isa nk'ikora ibise, niko igenda ituma amaraso asohoka, ayo maraso akaba ariyo y'imihango. Noneho iyo izo prostaglandine zabaye nyinshi, kwikanya kumura kurushaho gukara, bigatera ububabare kuko umubiri uba ukoresha imbaraga zitari izisanzwe nk'aho izo prostaglandine zaba ziri nkeya. Urumva ziba ziri secrete ku gipimo kiri hejuru. Iyo zabaye nyinshi rero, ingaruka iba yuko umura wikanya cyane kugira ngo ayo maraso abone uko asohoka ariyo y'imihango. Icyiciro cya kabiri ni mu gihe imihango ari iy'umukobwa ukiri muto. Abakobwa bakiri bato bakunze kugira imihango irimo ububabare kurusha abagore bakuze kuko umubiri wabo uba utaramenyera neza izi mpinduka. Icyiciro cya gatatu ni indwara z'inyuma y'imihango. Hari uburibwe buterwa n'izindi ndwara zifitanye isano n'imyanya ndangagitsina. Urugero rwa mbere ni nko mu gihe umuntu arwaye indwara ya endometriose. Endometriose ni igihe uturemangingo tw'imbere mu mura dukurira ahandi hatariho, dusa nk'udukuriye hanze y'umura ho gatoya. Urugero nko mu mirerantanga cyangwa se mu mitsi y'imbere mu bura, no mu bice by'imisemburo muri overe. Overe urabyumva, overe ni intanga ngore arizo ziba zigomba gushya zigasambuka noneho zigasohoka mu gihe cy'imihango. Iyo umukobwa agiye mu mihango rero, twa turemangingo turi ahandi hatari mu mura natwo turashya, turahisha, tukababuka nk'uko n'ubundi byakagombye kubaho mu gihe turi imbere mu mura, mu gihe turi imbere muri nyababyeyi. Hanyuma twarangiza, kuko ntago amaraso ari buze gusohoka hariya, n'ubundi haraza kubaho uko za prostaglandine n'ubundi ziza gukora umurimo zari bukore, noneho bituma umukobwa agira uburibwe budasanzwe. Indwara ya kabiri ni mu gihe umukobwa afite icyo bita fibroide. Fibroide ni utubyimba dutoya dukurira mu mura cyangwa se mu nkengero zawo, tuba turi muri nyababyeyi. Hakaza kandi nanone indi ndwara yitwa adenomyose. Ni igihe uturemangingo tw'imbere mu mura twinjira mu rukuta rw'inyuma yarwo, rw'inyuma rwawo, ntitugume kuri misikire y'imbere, kuri kushe y'imbere, ahubwo tugasa nk'aho twinjira hafi kujya gusohoka ku rukuta rw'umura. Hakaza kandi no mu gihe umukobwa arwaye infection. Iyi infection ni ubwandu bwo mu myanya ndangagitsina umukobwa ashobora kuba arwaye. Ishobora kuba ari infection urinaire, ishobora kuba ari infection vaginale. Infection iyo ari yo yose yafashe muri uriya mwanya, mu gihe umukobwa yumva ibimenyetso byayo mbere y'uko ajya mu mihango agomba kujya kuyivuza, kuko niba atayivuje kandi akaza kugera mu mihango azagira uburibwe budasanzwe bitandukanye n'uko yari asanzwe ameze. Ibindi bishobora gutuma ububabare bwiyongera mu gihe umukobwa ari mu mihango ni nko ku gihe yagize umuhangayiko, stress,
mu gihe ari umukobwa udakunda gusinzira bihagije, umukobwa urya nabi cyangwa se ukunda kunywa ibinyobwa bisindisha. Hari nanone kandi kudakora siporo, kurwaragurika no kugira ubudahangarwa buke. Ubwo umwana w'umukobwa aba agomba kwiyitaho mu buryo buhagije, cyane nk'uyu ugeze mu gihe cyo kujya mu mihango, aba agomba kwiyitaho no kwitabwaho kugira ngo izi ngaruka zose zimubabaza ze kumugeraho. Ese hari icyo umukobwa yakora ngo agabanye ububabare bumubaho mu gihe ari mu mihango? Yego, hari icyo yakora. Dore bimwe mu bisubizo ushobora gusangiza abajene bagenzi bawe. Hari ugukoresha amazi ashyushye ku kiziba cy'inda, byensire ubone mu gihe uri mu mihango. Hari ugufata imiti igabanya uburibwe nka parasitamoro cyangwa se ibuprofene, ariko mu gihe bisabwe na muganga. Hari ugukora kandi na siporo yoroheje. Ikindi, ushobora gusanga muganga mu gihe ububabare burenze urugero, kugira ngo hasuzumwe niba nta ndwara ibyihishe inyuma. Ndakwibutsa gukora subscribe, ugakora ku kazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bindi dusohora. Nkanakwibutsa gukora like. Gukora like ni ingenzi cyane, uyikora mu gihe wumva wakunze iki kiganiro, wumva hari ibyo cyagufasha se cyafasha abandi, ugakora like. Nkanakwibutsa kandi, niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watugezaho, cyangwa se ikibazo watubaza, watwandikira muri komenti.